twegeranye tugiye gusangira reka ibyateguwe kugeza uyu mwanya bitunge imibiri yacu nawe dutunge ubugingo mu izina rya Yesu. ngo umuganura mu munsi abantu bakwiye kwicara bagashimira Imana bakishima, ariko bashimira Imana ko yahaye umugisha imirimo y'amaboko yabo. Wacu umugisha dose umugisha abantu bose buri wese wagize uruhare muri iki kigo umugirire neza. Turasabira umuyobozi wacu umushumba wacu mukuru Dr. Paul Gitwaza ahari kuyereka wamuhaye mwami ukomeze umushigikire kandi ubwiza bwawe mwami buzabana nawe muri bihe byose. Tuzabona ukuboko kwawe kumushigikira umunsi ku wundi. Tugiye kuva gutaha buri wese umuyobore mwami mugezeho amahoro kuwa mbere tuzahora twese turi bazima dufitane mashimwe ibyo dukoreye. Duseze mu izina rya Yesu. Amen.